waramutse yaramukanye ibiro 500 si wumva ko naba ndamukanye ibintu byinshi by'amayezi mu kanwa reka mbwira genda nkubwira garuka hano we mbanza ngwebe ni wanyu neza wambasira ngutubyuka mu gitondo byukusakuriza umwe aramusekara mu kanimiri mu kanwa nuko nkubwiye ngo mwaramutse ni ngombwa ngo tutagira umutwe uretse kumagira se ikintu bifashije ni bikubwiye ko ugomba akoriza reka manze ngo bazi ikibazo ubundi gutugira umushi akantu ni kagufi ariko umushi warakarenze ari umushi ari utuma udakura hanyuma niki cyakugiza uruzingo se umushi ufite wabishinga oya njyewe iyi ningano mfite ubu ngubu nukuvuga ngo ngana gutya ariko ntago ngira umushangu wawe hanyuma yataye nk'imubo wayitewe n'iki bitewe n'ibitutsi byawe wavuze ko ari ukurira ku murumba byakugiza akazingo kujya ahubwo none si ibitutsi gusa ngiye kujya nongeraho n'inkoni ayo ariko muri mugira confidence reka mbaze ngo bazi ikintu kimwe wowe yo wifashe ukireba ubu nkawe ubona nk'ubitu nta muntu wagukubitanaga gushobore iki ngiki sace kandi giturutse he Jesus uturutse he kuza wivanga mu bintu bitakureba kwitambuka nyine mbona wowe nyine urirambo ndavuga ati uyu mukobwa ntabwo yagohera mbese ukomeza ukagenda muze witambuka mu bintu bitakureba kandi akagukubita ndi gufana nyine wowe nkukubita nyine njye ndi gufana mbese nyine twarebye ko kubuvugishije kuri urabona iki gikobwa cyangwa ubita kikanshobora yagohera akoseriza reka nkubaze ikintu kimwe ubu nkawe uri kumuri njye se nakugize icyaro nagukubita se mbese nyine ntago wankubita ariko kuyifata nkavuga akantu ugahita unkubita nkavuga akantu ugahita unkubita ibyo ngibyo urabona bikumarira urumva nanjye se nagushobora ntabwo ari igihe gukubisa ubu ngubu nahita mbiziza iki ngiki waruzingo we ndakura mwumvise se nyine waruzingo we murekure ako mwabantu mwereka mbabaze ikintu kimwe wese nzanuturutse iki gikobwa nacyo cinjije ko nyibwiye ngo mwaramutse ahubwo akuzizije gake kuko mwaramutse yawe utari umwaka ubu ugiye guhita ko wabigikuri hanyuma arabigikuri kangahe yakura umunwa hasi agahungu asiraye sindi gikuri njyewe hanyuma urabona uri iki igicenge diri umva nkubwize kuri nabyo ikintu gira nasubiriza sinamera nk'aburasha n'ubunyobwa bahinze muki reka mbwira bakubwira kavuna umuheto ibyo bakubwira ntabwo bakubeshe ntabwo bambeshe ariko sindi uruzingo nkawe ako muko tutabeshe urabona ndi uruzingo oya tukwisa uruzingo twaba tuguhohotera ahubwo urakazingo ubu uri mukuru none se araho mburiye nkawe gakuruzinda muri sida wawe wanyarutwe nawe ufata ukanzamuka ntaza abantu uturutse ubu ufite ubwenge buzima uri kumfatanya n'iki gihushi cy'umukobwa mwese mukanyiteranira ubu nafata nk'akantu nakavunamo nk'ibice nka bitatu ngo nkwe kavunika umunwa n'ururimi n'umusatsi ntusigare Hello utari gusubiza ntabwo wumva asubizwa ikuzimuka ukaba kongera bakakubwira kukugiza amico kugaruka n'amaguru wambesira nuko nitonda muri akana gacurangura ubu bwanwa nabupfura ngo mubwire wakagabo we nubwo nakuze ikizina cyawe nkubise ukanshobora dore ngaha dore mama buri nyine assalamu alaikum wa alaikum wa barakatuh niko urengeye mwana abarenge mwese murahandura muzimo twaganira mwese muri ubuzinga abandi nibikuri hanyuma se ndakubwiye ko twe tuganira n'abasazi vano se njye bavanga we tusigara amahoro kabusa ako riza urabona kuntu kiriya gihunga ari igisazi ubonye mugenzi wawe nyine hari cyabeshye se nturi umusazi nyine arasa rwasenya amadare gasusaza basaza bakunyuma gusohoka ngure igisukintu tsusuza wambesire Cyo gitangiye kwahira cishwe n'inzara kakara niyo mpamvu cyabaye akazi Kasongo yeye Mumbari nanga reka mbwira assalamu alaikum wa alaikum wa barakatuh niko hanyuma nkacyakubaza reka mbwira sata icyo umva mbanze nkubwira icyo kintu urimo urafunga gutya niko kinga ni nka bimwe nka bya bibogisi imwe twateraga turimo turiga karate Burya wize karate nje nize karate buriya nakara Sambonye duhuje none muki bukurwana nje umva nkubwira nje ntago nigeze niga karate Kumbeshye kwa rero nibyo bituma inkoni ziyongera reka mbwira sata reka mbwira nuza we reka mbwira ariko ufite imbaraga God have mercy. Things that you are doing.